Amen. Ah, Imana ishimwe ko itugiriye neza mu gitondo cya none abangana gutya turi benshi ku murongo tuzutse amahoro tuje imbere y'Imana. Imana niyo ibikoze iciye muri twebwe, Imana ihabwa icubahiro. Amen. Nkaba mbiyegereje naje abari hano mwese, abayobozi, abakirisitu bose. Twigeze kugira umupasiteri akatubwira ngo abantu bose ni abayobozi. Umuntu wese ni umuyobozi wa mugenzi we, murayoborana icyo ushoboye. Uko bimeze kose umuntu wese akumva ko ari umukozi, cyangwa se umuyobozi ubundi buriya ni umukozi wo gukorera abandi, si we uri mukuru kuri ahubwo abandi bakorerwa nibo bakuru, niko bimeze. Iyo ari wowe ukora ni wowe uba uri umuyobozi, kuko uko ungana kose kurakora umurimo w'Imana. Hari igihe duta amaso ku bayobozi gusa tuvuga ngo nibo gusa bakuru, nabo ni abayobozi kandi utavuye ku Mana, ariko nawe uze wumva kuko iyo wakora umurimo w'Imana uriya Imana iba yaguhaye ibiyobozi. Kuba abayobozi bari imbere yacu natwe twese uko tungana, twese Imana iduteze umugisha. Amen. Ubushize twagana ijambo ry'Imana, twavuze hejuru ya Ana na Penina. Turaganira ukuntu bari abakeba basangiye umugabo umwe, Imana imugira ingumba imuziba inda neza neza. Tasezerano Penina yari afite ryo kuzabyara Ana niwe utari urifite, Penina yarabyaye. Kandi bigatangaza ukuntu yabyaye ngo amarete yagira umutima unyuzwe, aba ari we ugira amahane mu rugo kandi ari we wabyaye. Yesu atubabarire. Amen. Akazinduka abwira iwabo ibintu byo kumubabaza, byo kumubwira nabi, ari we wabyaye ntaturize ngo aseke avuga ati ndakize ngo agume hamwe, ariko bikamubuza amahoro. akaja kubwira iwabo nabi, uwabo ntayamubwira akabivuga. Iyo umuntu yakoreye ibyiza cyangwa se agafata ubugingo bwe akabuha Satani, mu yandi magambo, tuzinyurwa n'ibyo ufite, tuzinyurwa n'uko umeze, ubivugiramo nabi kandi wenda watunze kandi wabyaye ukabyiratana kubera kudasobanukirwa naho ibintu byavuye. Turongera turavuga ukuntu agasuzuguro k'umwamikazi Vashiti havuyemo igisubizo cya Esiteri, nimba mubyibuka. Yasuzuguye umugabo we, yari umwami, yaramuhawe, atararutaga abandi bakobwa, yaravutse kuko bavutse, ariko amuhamagaye mu birori aramusuzugura. Noneho yacuje ibindi birori, bituma abajyanama bavuga ati reka uyu wagusuzuguye gutya, mbese yasuzuguye igihugu cyose, si we wenyine. Inama iraterana, uriya mwamikazi yigizwayo, hazaho Esiteri kugira ngo azabe igisubizo cy'abo ubwoko bwabo. Imana ishimwe. Amen. Tuvuga ukuntu Yosefu bene se bamugiriye ishari, yarotoye inzozi yarose, bakamwita ngo ni Karosi, bakamwigizayo, bakagira ishari, baramugurisha. Ariko iriya nzira bamushishijemo yari inzira izagenda kwa Potifari, siko bimeze. Bariko bagira ngo bamurangire inzira imujana, wenda iyo aje kwicara mu rugo iwabo sinzi ko yari kuyibaza, sinzi ko hari n'icyo yari kugaya kwa se, dore ko yaranatongwe kuri se, yari kuguma mu isezerano rigatinda. Ariko baramutunganyije n'abacuruzi batazi ukwabo, bagira ngo baramwishe, bagira ngo baramurangije. Kumva ko baramurangiriza ati ntihari uzonyura ukagera ku mwami, ibyawe bigatungana, ibyawe bikagenda neza, ugasubizwa, natwe tukazosubizwaho. Yewe Imana ishimwe. Amen. Muzi ko ari we wagiye yaguzwe agenda gukeshana ishavu, ariko abandi bagaze bamusanga baje guhaha, ariko bose rukaba ari rwo rugenzi rubajana iyo ngiyo, bakaja gutura muri ubwo buryo. Si indi minyago bagiye, si ukundi byagenze, ariko n'iya nzira bamurangiye kera byarangiye bayiciyemo nabo, byarangiye bamusanze, byarangiye bamupfukamiye, nanzozi yarose zibize ukuri. Amajambo y'Imana ni meza, nubwo azaca ahantu hakomeye kuko ngo azotugera hari meza, agaca mu bikomeye ukuva ntiwabirinda, agaca mu bintu ukumva birasharira. Niko yatubwiye mu makamariza ngo kurya imboga zirura. Hari igihe urya inyama ugashiraho imboga zirura, hari igihe ubona uri muri ino si waratunganiwe, ariko ejo ukabona ibintu biraruse. Ariko byose ni ukwemera ukabimira, birarura, ariko ntibizagera mu nda ngo bice inyama zo mu nda kugira ngo zicikagurike upfe. Biza birura bwasha, byamara burure bwashira, ukagera mu bintu byiza cyane. Imana ishimwe. Amen.
ijambo ry'Imana, amajambo y'Imana ni menshi. Iyo wabwiye umuntu kuvuga ijambo ry'Imana, ureze uvuga iry'Imana yaguhaye. Hari igihe utegura irindi ukavuga ati ngibyo ngiye kubwira ubwoko bw'Imana, ariko Imana, umwuka w'Imana ukemeza ngo ugomba kuvuga iri jambo, wenda rikaza rirura cyangwa se rimeze neza, ariko riba rishaka kudutegura no kutugirira neza. Amen. Bari kuvuga ijambo rivuga ngo urufatiro rw'Imana ruracahari, nubwo kwandura kumaze kuba kwinshi mu isi. Rivuga ngo yanditseho ngo Uwiteka azabe riracahari. Ubona ko ari byo twagomba kuvuga, ariko umwuka ukavuga ngo uvuga irindi, kuko Imana izitegura uko ishatse. Hari menshi twavugaga y'ukuntu umuco utazabifatanya n'umwijima, ukuntu wowe wizera, ukuntu wowe wizera, uwo ukundi uritizera ariko ntimwifatanye mu rugezi rwanyu ngo mube inshuti. Ikiganiro cyanyu kibe kimwe, muhuze imitwe, ari wowe ngo uganira nawe uzuza uva ko uri inshuti, kuko ziriya ngeso ziwe ahari uzazikwanduza. Mwamukunda ntiwamwanga, ntabwo Yesu yigeze yanga umunyacaha, ariko kandi ntimwakwifatanya, ntimwagendana, ubwo imirimo yanyu ntisa. Wamubwiriza umwanya ushobotse, ukamubwiriza cyane, ukagira umwete wo kumubwiriza, ariko rero imirimo yanyu, ibyo mukora biba bitandukanye. Ntiwagendera muri za nzira ziwe ngo akunde abari mu mwabaye inshuti, wenda avuga ati kora nk'ibyo nkora kugira ngo ubucuti bwanyu bukomere. Amajambo y'Imana azatubwiza ngo dukure ahantu tutari tuzi cyangwa se mu bujiji, adushire mu muco. Kuko ijambo riravuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo umuntu abivuyemo, ukabona uvuye mu byaha, kubaha Imana nibwo bwenge. Iyo uyubasha wagize ubwenge, wava mu byaha noneho ukaba urajijutse. Bitarariye amasomo yabize baminuje, ukamenya ko uvuye mu byaha, ukamenya ko uri mu mubare w'abantu bajijutse, batagira injiji kandi batagendera mu mwijima, batayoba. Injiji zigenda iyoba ikayoberwa inzira, banayirangira inzira ntiyumve, kuko injiji ntabwo ifite umutwe wasobanutse ngo irafata ibintu. Ariko iyo bavuye mu byaha, iyo nzira ngo n'abaswa bazayimenya. Yesu ashimwe. Amen. Aha tureba ijambo ry'Imana hano. Uyu munsi Imana yashyize ku mutima ijambo tuganira rijanye n'imirimo. Ngaho Mama Mary, ndabona ko ari we wasoma neza. Aturebera ijambo ry'Imana hano muri Yakobo, arebe 2:14 nashageze ku 18. Ni mu dutabo duto cyane duheka tugora kubona, ariko arahabona ndabizi ko ari umusenyi mwiza. Nahageze. Yakobo ni 2:14 ukageza ku 18. Dusoma aho ngaho. Reka aravuga hejuru y'imirimo. 2 guhera ku 14 haravuga ngo uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Hanyuma 14 akavuga ngo mbese bene data, bizavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kubasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa, kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntumuhe ibyo umubiri ukenya. Bizavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Hanyuma 18 akavuga ngo ahari umuntu yazavuga ati wehoho ufite kwizera, njyewe mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, naje ndakwereka kwizera kwanje kugaragazwa n'imirimo yanje. Amen. Amen.
hazaba ari ijambo ridasaba kuba banarisobanura rigahita risobanuka mu kurisoma. Amagambo y'Imana aratandukanye, hari amwe baza basoma ukumva neza neza urumvira umusobanuzi igihe asobanura, akaba n'irindi utawumva neza ico rivuga niyo nyiri kuribwiza yavuga ngo amen dutahe ukaba uravyumvishije. Angaha aratubwiye ngo se kwizera kudafite imirimo kuba kuriho cyangwa kuba gupfuye. Ngo se hari umuntu muri mwebwe yaba ari umugabo cyangwa ari umugore mukabonana ababaye ashonje yambaye ubusa, ngo ukamubwira ngo genda ususuruke umererwe neza genda wishime, ngo se uwo muntu yushimishwa n'iki? Imana itubabarire. Ntacamushimisha. Icamushimisha no kuvuga ngo Yesu agira neza, Yesu arakora, turamwizeye ko yazutse azura n'abandi, ariko iki gitenge ugende wambare umererwe neza, nguyu umuceri ugende utekera abana barye bahage. Iyo ugenda avuga ati umuntu duhuye nawe mbonye umukozi w'Imana koko. Kandi murebe kenshi abantu bakorera Imana, abantu bavugira Imana, ntaguze uja mu bantu wambaye akenda gakuje isoni, ugenda wambaye imyenda imeshe isa neza. Buriya bakubonye bahita bumva ko ufite n'undi wasigaye mu rugo, bahita bumva ko umuvugabutumwa keretse umwe abantu bamaze gukura niho tuzi ko wenda abantu iyo uvuga ubutumwa nawe ari umukene, ariko kera nk'iwacu kubona pasiteri wazi ko ari umuntu w'umukire no guciwe ukabona hariyubashe ukamubonamo ibintu byinshi by'umwuka n'ibyo mu mubiri, kubera ko uhorana isuku itavaho isuku itazishira. Niko rero ugiye kubwiriza umukene cyangwa umutindi ukamubwiriza, niko azabona ko ufite ikintu kinini kumuruta, agakunda ngo uvuge kandi ugire n'icyo umuhereza. Ubwo se kwizera ukavuga ngo urizeye, twarizeye wa munsi twemeye ngo Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, burya twarizeye, twaramwemeye mu bugingo bwacu, twizera ko yapfuye akazuka, Imana ishimwe. Turamwakira neza, tubatizwa mu mazi menshi kuko nawe yabatijwemo, turavuga ngo twizeye Yesu, tuzi ko kuri bitangaza kandi arabidukorera umunsi ku wundi tukabibona, tukabona ko Imana yadukoreye twarimwe mu shusho yayo, izo ni ibitangaza turabizi. Yewe n'abapagani hari igihe bagira n'uko kwizera, ariko iravuze ngo se kwizera iyo kudafite imirimo ngo ndi kuba gupfuye. Nawe wishire mu bugingo bw'ubu nyine uri umuntu, uri umudamu cyangwa se uri umugabo ukaba urwaye mu karwa bw'Imana yabahaye, ejo gusa akabagenderera umunsi wose mu rugo rwe hari ibiryo, hari byose n'imyenda, akaza akabasohora, akaza mu gitondo mukiriranwa, umugoroba ukamubwira ngaho genda neza, ugende ujane n'Imana. Azagenda akantu kari ku mutima utari kuriya muntu twiriwe mu wiwe umwijima urabaye inzara buriya ni gute? Yego taba yaje kurya, siyo biti iba yamuzanye pe, aba yaje kugusura. Ariko nanone iyo umugaburiye akagenda akaba akarusho, uba wakoze umurimo. Ariko iyo umureke hari igihe aguhimbira izina akavuga ati uri umunyabugugu, urakomeza, ntabwo uriya muntu atanga. Ariko iyo umuntu yagize kwizera ugahora wenda uvuga gusa amagambo, gushiraho imirimo nizo za ngombwa. Kandi imirimo ni iyi, hari igihe tuvuga ngo imirimo ni ugutanga, ni ugutanga n'imirimo kabisa ndayemera. Umurimo ni ugutanga, umurimo ni ukuganduka. Yesu yaravuze ngo kwiriye gukora umurimo wantumye ngo hakiri ku manywa, ngo dore bugiye kwira ubwo ndazaba kibasha gukora. Yesu ashimwe. Amen. Iyo ni imirimo yakoraga. Iyo muvyuka byo kino gihe mu gitondo mukavuga ubutumwa, iyi ni imirimo mukiza benshi. Araho mubwira badashonje batabuze ico barya, ukamujambo ry'Imana ryakeneye. Hari n'ahandi tuvuga bakeneye kubona ikintu kibakoraho. Tuzi neza realite y'impamvu Imana yaduhaye ibintu dutunze, kugira ngo hariya biduhereye ko tubikwiriye se cyangwa ko twari tubikenye, ariko hari igihe biguheza ngo bigutunge kandi bikubereye n'ikindi kizami. Irebe uko uzazitwaramo, irebe uko uzafasha bene data badafite uko bameze, kuko icyo ufite wenda mwene so ntagifite. Nimba ngifite uyu munsi iriya mbo biri mu muhanda ntacu ifite, nimba ngifite uyu munsi uriya muntu uri mu ntambara urara yakomeretse cyangwa se urara ku musozi atiyororosa, we nta kintu afite. Ariko ejo yagira heza yabimpeza, wenda akagira ngo nuko nyine mbikwiriye, nuko nyamenye kuvuga, nuko dosiye yaciyemo, nuko dufite akazi mu Rwanda, nuko dukora ukundi. Uragafite n'ibyiza kandi Imana yakakugeneye, ariko reba nimba ukitwaye nk'uko bikwiriye. Muri Zaburi
muri zaburi hariho ijambo ry'Imana ku 145 no ku 15 haravuga neza ngo amaso y'ibintu byose aragutegereje nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo mu gihe cyacu. Yesu ashimwe. Amen. ngo amaso y'ibintu byose ategereje Imana kuko Imana izigabura mu gihe cyabyo. None se amaso y'izi nyoni duturanye, amaso ya ziriya mbogo ziraramukana ivu, si wowe wategereje? ni wowe waje mu ishusho y'Imana kugira ngo ukore biriya. iyo aguhaye ubwenge iravuga ngo tubukoreshe. ijambo ry'Imana rivuga ngo nimubura ubwenge nzabata. nimba data wo mu ijuru yarazanye ibintu ibigutekamo, irangije ishyira abakene iruhande rwawe cyangwa se ishyira n'ikindi kintu iruhande rwawe, bari ukuvuga ngo ugire ubwenge ibyawe ibyo bishyira mu maboko yawe bigere kuri uriya muntu nawe. wakora ijambo ry'Imana ugabura ibyawe ukabitanga. wakora ijambo ry'Imana ugandukira abayobozi bagusaba serivisi runaka ukayikora. nkunda kumva abantu benshi cyane no mu nzu y'Imana mukabana mu materaniro n'ahandi bamukora gukora umurimo w'Imana ngo ibyo ngibyo ni iby'abayobozi ngo ntimukaze mumbwira. kujya kuba ari ukugaramba, kujya kuba ari ukutamenya gukora imirimo. nimba bakubwiye kora uko ushoboye Imana yo mu ijuru izakuguhembera, ariko ugandukira ibyo muntu waguteguje gukora wa murimo w'Imana kandi yabikubonyemo. wowe ukagira ngo urahakanye birakwiriye kuko si umwanya wawe n'umwanya w'abayobozi nibo bubikora. ariko kurya imirimo n'imigwasanye no gufashanya. nimba umuyobozi yavuze ati uno munsi kanaka nawe urakora, je numva imbaraga ariko bimeze, ugomba kuvuga ati mu izina rya Yesu uyimpesha umwuka wera afashe ngende kugira ngo uganduke ukore imirimo Imana yaduhamagariye. Amen. gukora ibintu bizatujana mu ijuru ni byinshi ni byinshi ni byinshi. nzanta urugero cyangwa se jenyine kibwira ni urugero sinamubonye simuzi. tuvuga ari nk'umuntu utuye muri Australia. Australia igira amazi menshi cyane, utuye iruhande rw'inyanja, ufite hoteli w'umuzungu runaka wavuye hanze mu Batirandi cyangwa se umunyagihugu. uriya muntu ntaca Imana izamumbazaho kubera ko simuzi, sinamubonye, sinamutekereje, nawe ntanzi. ntaca Imana izambaza ngo ntiwagiye ngo ufashe uriya muntu. ureke no kuvuga ngo arakize, kuko ntabwo izambaza bano bari entourage yaje, bano twegeranye bano banzengurutse. izambaza uriya mbabona yo mu muhanda, izambaza uriya bukene twahuye nawe hariya ku Giporoso n'ahandi, izambaza ubundi. kandi bene data ntabwo nzi ngo bafashe abakene bose bashobore, ariko mu buryo bwawe ushobojwe bukeye. hari ukuntu abantu dutuye ino ushobora gutekereza ute se ni gute nufasha umuntu wo muri Afurika wenda ku rugero ndababwiye ngo ugaheza umuntu umwenda akambara, wenda nabo barayifite imyenda iragura wenda amafaranga menshi. tuvuge gutyo, sifata igitenge nyambaye ngo nkeze mugenzi wanje singira gute, ariko neje kuja muri Afurika ngazinga ibitenge byanje bibiri ntanakicambara. jewe navuze ngo hani buraya biracuritse tibikinkwiriye kabizinga bwaca mu gitondo simbizi bamwe ni data wungaye wundeba nabi, kabizinga kabiranduka ku muhanda ngasubira mu nzu ngaceceka. tizomara n'amasaha 2 uwo usanga babishanye. kandi wa muntu wabishanye yovuga ngo Mana uno munsi uranyambitse, ngo Mana ushimwe, Yesu ashimwe. Amen. wowe utazi ngo ninde bizotora wa mugore ufite agataro wari kweka umwana akabura uko amuheka, azavuga ngo Mana n'uyu muntu babiramusanga amuhiza umugisha, kandi azobona ko kuko yaraje gufasha. tibubwira ngo arafata igitenge cyawe kizingi n'umara kirambike ku muhanda, tibikunda kuko uzikiziga mukareba gishira mu nzu. avuga ati tatunya bizana n'Imana yamukoreye mbwira ngo abizanire bo utanamuzi. uduze tw'umwana ruzi batakicambara ko tuzinga ngo turambika nko ku muhanda, tihobora udutora yabaragashira Imana izira y'Imana rigabwa icubahiro. Yesu ashimwe. Amen. ijambo ry'Imana rirabutsa ibintu dushoboye pani ibyo tudashoboye, pani ibintu biremereye, biriya ushoboye biriya uzugayiriza, biriya uzubona ngo none ni gute bimeze. imirimo izadutsindishiriza, ikatujana mu ijuru, Imana ikayiduhembera. habe n'uyu mugati uzinduka utamuri foberi ukawubika ukawushira ahantu ubwacu ukamena mu bishingwe bakawujana kutari ufashe ukawuta hejuru ya stoke yawe, azaza inyoni zishimye zikawutoragura, nitwe tuzigaburira. iyo mu ijambo ry'Imana rivuga ngo n'inyoni ziri mu hanze zidahinga zisarurwa, Imana irazihaza, izihaza iciye muri wowe. ntabwo Imana izatibura ibintu bihaza inyoni, ahubwo ica muri wowe ukaziterera wa mugati wawe.
ahubwo ica muri wewe ukaziterera wa muceri wasigaje imirimo y'abakiranutsi ukayigaya ngo ntaco wakoze wari abazungu bazireba nabo hari igihe mura nabo ku muhanda bazihiza zo kurya kandi batazishinzwe ariko wowe mukirisitu hari igihe wakora nk'ibyo ngibyo ahangaha muri Yakobo kandi 4 no kuri 21 ugeze ukagenda ukagera kuri 22 aravuga ngo mbese Aburahamu yatsinzishijwe nuko yatanze Isaka Yesu ashimwe. Amen. Aburahamu yarakoze ava mu bwoko bwabo asiga ibyabo asiga nyina arahaguruka asiga se Tera aragenda atazi ye yerekeza aravuga ngo genda nzakubwira aho uzaje aragenda kwari ukwizera biri yakoze kwizera ariko ageze kuri uriya murimo mwiza wo gutamba kiriya gitambo gikura Imana ku mutima yaravuze ati Imana ubwo munsabye ndamujanye aje gukora umurimo mwiza izo ngo zaramusinzikirije n'ubwo baracavuga kandi Aburahamu yari umukiranutsi koko niwe watubimburiye ibyo gukiranuka yizesha atarabona yizesha atarumva atabamubwirije ntaho yasomye nta kindi n'ibintu yarebesheje amaso akora politiki aravuga ati ariko bino bintu uko bimeze zino mana zitavuga zidakora zitumva ashobora kuba hari indi mana arayishaka rero Imana ishimwe. Amen. ariko icyatumye atsinzishirizwa cyane nuko Aburahamu yatanze uriya mwana w'igitangaza yemera kumutamba Imana iravuga ngo genda ndakwemeye genda urankunda kuri uyu murimo ukoze kuri iki gitangaza ukoze aranamugarurirwa Yesu ashimwe. Amen. turebye hano kandi muri Yakobo 2 no kuri 25 kugeza kuri 26 twahasoma hose haravuga ibya maraya Rahabu umuntu yakora uwo mwuga umuntu yari indaya sinzi ko ari abandi babona batura ihara bazamukunda muzamubona ari umuntu mubi mukamwanga yewe unateye n'isese abafite ingeso mbi cyane kandi iyo ni ingeso mbi cyane tutoheza amanota ariko yarabikoraga agasa n'uwigijweyo n'abantu ariko yahishe abatasi boherejwe na Yesu baravuga ati mugende muje gutata igihugu uko kimeze buriya abantu baje gutera ahantu neza barabanza bakatata ukamenya ingabo zihari ukamenya ukuntu hameze ukamenya aho mwunyura aravuga ati mugende muje gutata Yeriko ndi muzi ko wari umurwa ukomeye wari wubatse cyane aravuga ati mugende muzenguruke ngo baraza kuko amahirwe binjira mu nzu iriya ndaya Rahabu nyibaza ngo se kubera iki bano bantu Yeriko baje kumena Rahabu ngo nazane babantu kandi bazi ko wari umwuga wiwe nimba bagwa bari bamusanze bari bazi ko ari umwuga wiwe ariko kugira ngo Rahabu azatsinzishirizwe baraza ngo sohora mu bantu twamenye ko baje gutata kandi bishiye ahangaha aravuga ati koko baje singiye kubahakanira abantu baje binjiramo ngo bamare kwinjira muno bamare gushika muno binjiye muno bagiye ntabwo bagumye muno bagiye rwose nimureba aho ngaho mubakurikire uzobisanga hano muri Yosuwa 2:1 gutangira aho ngaho niho bavuga ibya Rahabu ati baje binjiye muno ariko baragiye naho ngo abashe hejuru y'inzu abapfukiriza ibintu ese za bintu yari yabiteguye kuva ariko bizohisha abantu yarazi ko bazoza inzira z'Imana n'ibihumbi arabahisha arabapfukirana arangije abantu baragenda bakurikiye abereka indi nzira baca arabakiza baramubwira ati wowe nitugaruka kurimbura umudugudu cyangwa se abawe uzabashira ahantu bamubwira ukuntu bazabigenza Rahabu arakira n'inzu yose Yesu ashimwe. Amen. yaragira umwuga mubi twanga tunasuzugura utokwifuza ko n'uwo wawujamo utokwifuza ko n'uwuza awukora n'inshuti yawe tuzikunda kuvuga hico kintu Rahabu niwo murimo yakoraga yarazwi Onivera senari iwabo Rahabu ari indaya kabuhariwe ariko tuzazotereka tureke bariya bagabo n'abaje kumushaka nibatahana akazi kabo n'abiwe si bariho aho razana hari umugabo agira sikuri Yesu kabaho ariko barabakurikirana kugira ngo Imana yerekanire kunesha kwayo muri Rahabu baramukiza bakiza n'inzu ya Rahabu arakira abandi bararimbuka bivuga ngo imirimo n'intwari ikomeye iziturengera yewe bikaba yarafite tuba twakoze Imana yareba ko dukora iyo mirimo yayo Imana ikumvira nezerewe gutanga ibyacu gutanga umwanya wacu
cyane cyane urebye abantu iyo bakunda kuvuga umuntu agira impuhwe ntabwo umuvugabutumwa runaka ubwiriza cyane bamubaraho impuhwe bavuga ngo ni umuvugabutumwa mwiza tukamukunda kandi tukamwishimira kandi Imana ikamuha umugisha natwe tugahabwa umugisha ariko umuntu uvugwaho impuhwe cyane ni umuntu ugira imirimo Yesu ashimwe amen umuntu ukora niwe ugira imirimo wa mugore mwiza wavuzwe mu migani kuko azazuka kare akazaho mu rugo rwiwe sinizera ko ari byo mu rugo rwiwe gusa nzahaza nuko birito kwandika akantu kose katambutse ariko umuntu w'umunyabuntu ukora kare akagaburira abantu azahaza n'abandi ahura n'ushonje agaburira n'abashyitsi bakavuga ko yari umunyabuntu Imana ishimwe amen ngiye kwandika biriya buri kantu kose uko kagenze ari byo zivuga natwe nk'uko Imana akabidusobanurira murebe bano banyabwenge bagiye kuramya Yesu babise abanyabwenge baravuga ngo ni abanyabwenge bagiye kuramya Yesu turasanga ijambo ryabo hano muri Matayo ni 2 no ku 11 hari muhasoma haravuga ngo abanyabwenge babonye ya nyenyeri barayikurikira ngo bageze aho Yesu ari niho bivuga aho uwo mwana ari bageze mu nzu binjiye mu nzu ngo bahambura imitwaro yabo babura imitwaro yabo izabona icombe zihumura neza cyane buri gihe turabitswe tugimene neza kiba gihenze nibuke amavuta yasutswe kuri Yesu yari amavuta ngo ahumura neza arayamuhana gusa yari amavuta ahenze baravuga ngo bari guhabwa abakene yari amavuta ngo y'igiciro abanyabwenge nabo bajanye imitwaro yabo ubise amakuru ko Yesu yavutse ngo babone inyenyeri irabamurikirira abajana muzamubwira ngo niba abungere bonyine bari muri ico gihugu tijarumwe abandi baturage niba shaka abungere bari baragiye ariko inyenyeri yabonekeye n'ahandi hari abaturage ariko utarebanye atari umunyabwenge ubwenge rero ngo buje kwiyongera bama batekera n'ibintu turebe ino nyenyeri tushana ahari tibari baziko Yesu yavukiye mu mvura itaca afite baje kureba ariko aravuga tubwo tugenda imbere yiwe amaboko ari mu busa bajana ibihumura neza biravuga neza ngo bajana n'izahabu zigura ibintu bingana gute uriya wavukiye mu mvure matenzi sere yateguwe ariko hari yayiteguye muri izo bitwa abanyabwenge bamushiriye ahari bujeza zabo ngo zihambe arico zamukoreye nk'umuvyeyi bagenda baje kumutura izahabu sa bajana ibintu baje kumureba iramwe twafatiye urwo kuzatura kureba bavyaye tukajana ikintu Yesu ashimwe amen kugira ico bajana bagakugenda n'amaboko ari mu busa bati umuntu yavyaye tugenda tuje kureba uwo mwana watuvukiye uwo mwami ubundi wese umuntu abona umwami hari ikindi abakibuze abafite byose ariko baragiye baragenda baravuga ati niyo yavutse umwami wahano wavuzwe reka tuje kumureba bagira ubwenge bwinshi cyane bitwaza ibintu zabo ndashimwe amen ibintu byacu bikeye Imana yaduhaye ubu twita abakene paraporo y'abazungu twaje kubona abakire bahanise ariko natwe ubwenge dufite n'amaboko yacu ni ubukire bwa kiriya kimuga kidahaguruka ni ubukire bw'urigwiriye mpumyi idahayireba ni ubukire bw'urisabiriza urambura amaboko kuko twebwe tuvuga twangana gutya imyaka ni myinshi cyane ntabwo turaje ku muhanda ngo turambure ukuboko ngo mpeze tibirakunda ntabwo umwana waje aragenda ntabwo waba waragenda ariko hari umwana ungana ugenda buri gihe uzura gusabiriza atunzwe n'ico kintu bamwe banyina bakabaheka bamara kubaheka agasaba akamucisha ngana bagacangura ngo bose basabe barebe ko bahuriza mu nzu babona akantu kabahagije cyangwa se bahuriza mu z'igiti batanangira neza iri jambo ryo muri zabo bivuga ngo ibintu ivyaremwe byose birakureba biguhanze amaso biragutegereje niko nawe uyahanzwe n'abari munsi yawe imirimo izadutindikiriza imirimo ni myiza niko bivuga ngo ahubwo bapfa bafiye mu mwana ngo kandi babijane na igenda ibaherekeje timuzi ko umunsi wa nyuma abagukunda bose ifite n'abavandimwe bazaduherekeza ariko tugasigara twenyine ariko imirimo ntabwo izatuvaho Yesu ashimwe amen uzagumana nawe gusigumane ntabwo izo wa munsi uzazuka imirimo yawe iri aho ngaho imirimo bene gukora mu buryo bwinshi butandukanye mu buryo butari bumwe iyo musenga kuri murakora imirimo iyo mutanga ibyanyu murakora imirimo iyo muhugura hari ijambo nasomye muri yakora ivuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubereye icaha uzi gukora neza ukora umurimo mwiza ukaneza mwene ukamukura muzaho ukamugendera akamubwira ngo wakosha aka gatabo muzaho gasome ni gato cane ntabwo gafite ibice byinshi karagurira kuri 5 ni akantu ukora
ukagasoma mbere yo guteka ibyo ukakarangiza ukabona ko guteka apana isaha umwanya muto cyane wowe ugasoma ukuntu ukavuga ukareba kuri 5 ibihembo by'abanyabugugu. Sinari nzi ko ubugugu ari icyaha gikomeye. Mwari ukuntu umunyabugugu ibihembo byiwe. Bene da ntabwo twacanirana imanza. Ndabashimye ko muri abantu beza bakorera Imana kandi tukamenya icyo Imana itubwira. Hano muri Yesaya 10:3 no 10 haravuga ngo muvuge neza ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Yesu ashimwe. Amen. Bivuze ngo muvuge neza ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa no kwizera kwabo. Yaravuze ngo bazatungwa n'imirimo myiza y'amaboko yabo. Yesu ashimwe. Imirimo y'amaboko yawe uzabye watetse ugaburira umushonje ageze imbere yawe. Kugira mbabwiye wazinze utwenda wasuzugwe bagiye muri Afurika ugeze utwenda k'icumi uduterera ku muhanda. Tuzatora nde n'indi tutazavuga ngo wakoze imirimo myiza atanakuza zo gusabira umugisha atarakubona avuge ngo wakoze imirimo myiza. Yesu ashimwe. Amen. Ijambo ry'Imana y'umuntu abugura abantu riragaruka nawe kumva ko riraguhuguye kandi riba ryaje kugira ngo ribubake mwese. Riba ryaje ngo rireme imitima yanyu mwese, riba ryaje ngo ribagirire neza. Twige gukora neza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twakijwe kubw'imirimo tasubira inyuma. Ukizwa kwawe no guhabwa agakiza kawe ku buntu si imirimo myiza yabiteye, ni ubuntu bw'Imana yatugiriye. Ibona ko turaba kwizigudiriza umurimo wayo iradukiza itugira ibirema byayo imaze kudushira hari igira ikindi dushakaho. Umunyeshuri azagenda kwiga ubwenge ku ishuri akiga, umwarimu utavuge ngo warabimenye genda mu nzu ujyame cyangwa genda ukore, kuvuga ngo haga impamyabushobozi ayibone neza avuge ngo yarize azahabwa ikizami. Ese kuko wamuhaye ubwenge ukongera kandi ukamuheza ikizami ibyo mutazera ubwate bwamwenye yaguhaye genda buzagufasha. Azagaruka avuga ati nje kubaheza ikizami ndebe ko bigenya yabahaye muzi kubikoresha muzabishira mu bikorwa. Igihe twikizame rero umukakishamwe mukagikora ugitsinze agahabwa impamyabushobozi yiwe akavuga ngo kanaka yarangije amashuri kanaka yize. Ariko niyo twokwiga imyaka ikarangira nta kizame twakora cyo kwitwa umuntu runaka, cyo kwitwa muri sansi kuko tubabikoreye ikizame, cyo kwitwa umudokiteri kuko tubabikoreye ikizame. Warize gusuma gutonga nako ntiwabwiraho ubwo budokiteri no muri sansi utarahabwa ibizame zo hasi ngo banze babone ko bitakwiriye kuja kuba rugo akwiriye. Kiriya kizame kiza kubera iki? Kugira ngo bamenye ko bwa bumenyi ubugaragaze koko. Yesu ashimwe. Amen. Ni kimwe n'ubutunzi bwacu yadukirije kubw'ubuntu kavuga ati reka rero ndebi ibyo nabakirije ibimbahaye reka ndebi ko hari ico ikozomenya kubikoresha kandi uko byitwara kandi ko yashimye ko yamenye ko namuhaye. Utagize kandi ukorera Imana niko kuvuga ngo Imana izo wampaye nta gashimo nabibonyemo sinagushimira izo wakoze nyine mbikwiriye kwereka Imana ko washimye ko waguwe neza ngira nawe ukuntu ukora imirimo myiza ariyo gukiranuka niyizifundikira neza gukiranuka igasozereza kwizera ikaja hejuru ikavuga ngo arakiranutse yagize kwizera kandi arugiye kandi agira n'imirimo. Yesu Amen. ibyo zombi birabangikanyije ntibiza bisigara, ibyo zombi biragenda. Ngo ninde munyabwenge nabyerekanisha imirimo myiza? Ninde munyabwenge? Nukora imirimo myiza uzaba ufite ubwenge, nukora imirimo myiza uzashimwa n'Imana kandi ushimwe n'abantu. Nukuri abakoze imirimo myiza barashimwe, aho yakoze umurimo mwiza kandi yari umunyangeso mbi, ariko nisho bituma n'ubu tukimuvuga. Ubundi bene uriya twari kumuvuga iki? Nta makuru yari afite yo kumakuvugwaho tayo pe ayo yari guhikira muri iyo zibe nyine agashira nuko. Ariko kubera ko yakoze uriya murimo mwiza agira imbabazi zabariya bagabo arabahisha aravuga ati reka mbahishe batabica, bari kubica, bari kubakoresha ibintu bibi bakabisha urupfu rubi, ariko barabahisha abakiza amaboko y'abanzi basubira iyo shuba ari bumubwira bakuri yeri kuko uko zagenze kuko barabatase. Ndizera ko narahabubwiwe, ndizera ko utavuze kuheza yandi makuru ko abantu baganiriye. Yarababwiye twageze igihe twaganiriye baragenda gesha uruganiriro baragenda bagiye bari hejuru y'inzu. Iby'Imana
birakomeye kandi biratangaje ariko ukuntu yayise ibintu zo kubatwikira asanga yari abifite ndavuga se yari azi ko abantu bazoza gutata kuvuga ngo usanga yibikiye ibintu zo kubakirana umutima babone aho ndavuga ntitari gute wuriye niyo hoba mu ijoro hubura n'umunsi ukabona abatwo barurira ku nzu ibizi zabo zari zegeranye ariko imana igiye kuguhisha izi kubwiza mu maboko y'abanzi mu maso y'abanzi ukazamuka ukarenga Yesu ashimwe amen kandi baje ahirengeye tiyabahisha no mu rutara ngo vuga yashe mu rutara bataboneka aseseke yabajanye hejuru kandi ndizera neza ko ubwenge bw'Imana ibyo rero zose umutije muzushaka umuntu wishe azahera munsi y'igitanda agahera hirya y'intebe agahera ku tubati inyuma ariko ngo wibwire kuja hanze ngo arebe hejuru y'inzu si benshi buhareba Yesu ashimwe amen ubwenge se uri wese ubwira ngo jana umuntu hanze amusohora mushisho umuryango namara muzamura hejuru y'inzu akuzamura kurenza hejuru ukanunga ngo araguhishe muri izo bintu ko bizokunda kubaho ariko ibintu ko bibashije hejuru kugira ngo bashakire harya handi horoheje hadakwiriye niba marabigendera avuga ati abatari mu mucumba tibabe hano muri toilette ngo nayifungiranye tibabe mu kabati tibabe mu garderobe nk'uko murabona ko kuko binshiyemo ariko dore baciye ngaha baragenda tutaraganiriye ntabyo tunavuganye kandi yarazi neza ko baje gutata inzira z'Imana wavuga ati ziraba buriya ntiyabeshe ahaba yakijije abantu b'Imana n'ubwo n'umwuka wa Mungu ati vuga gutyo kugira ngo bareke kubisha Yesu ashimwe izi ducira kanzu abanzi baciye imyobo minini ariko yigaca kanzu umuntu akanyuramo akishata kwihisha ijambo ry'imirimo ukora imirimo myiza tahato ikorera na hamwe arahari henshi wamurizo ngo birare byinshi bizatuma dushima Imana arahari henshi aho twayikorera na hano turi wakora nawe no kuri sitasiyo mwiza wifashe neza muri tireya umugabo mwiza arenyegera aransanga ategereje bisi arambwira ngo nimufashe amahero ngo 2 cyangwa 5 nari ntaraza muri abantu hano iwacu bene abo bantu ndetse byageze ambwira histoire yiwe ko yagiye iwabo aratinda atarabona nationality ngo atindeyo arazamwaka impapuro ati none nuko nguko nikomeze none nuko nguko nikunza ngenda umpaye amahera 5 umpaye 2 yabigano 6 umugabo mwiza w'ubwenge witonze wifashe ndabwira ati amahera 5 uzoze no mu rusengero uvuga ikibazo cawe niwo uguheza gatubutse ayaje 5 cyangwa 2 wenda ni make nkanaguhaza ariko uzagere mu rusengero ndanumurangira aho ruri tuzoze ndahi ngogo zira ahantu hose ani buraya bakiza na Amerika bakiza tuzura kubona ingorwa Imana tubabarire wagira ngo harwo bagira ubuntu bwo kubona ibintu zose cyangwa se byinshi ngo none ibintu zose biruzuye ibintu zose hari ibigoye aho biri atandukanye ijambo ry'Imana iyo tubwira gukora ku bintu zatwumva ari ryiza cyane simvuga ngo ariko riba ari ryiza kuko ari ijambo ryatanzwe n'Imana kandi ari ijambo ryavuzwe n'Imana rero no kuribwira nakubwira ngo ize ritugirira akamaro tumenye ko gukora kuri mu buryo bwinshi kuri mu buryo bwinshi kuri mu kuganduka kuri muri w'Imana kuri mu kutuvuga kuri mu kudusenga kuri mu gutanga ibyacu n'amaboko yacu kuri mu guhanura bene data umurimo w'Imana ukomeye ariko uzize imenya byaho mwe cyangwa ibwe mwese icaha aranavuga ngo ninde muri mwe gubabaye rirabaza ijambo ry'Imana muri Yakobo aririmbe abandi bamwe basenge ngo kandi mwaturana ibyaha byanyu n'urwaye azi imbere y'abakozi b'Imana bamusengere twahoraga tubona iwacu kera abantu barwaye baje imbere y'abakozi b'Imana bagenda bakabasengera kandi akizera ko akize ariko ubu ngubu tawo gusanga umuyobozi ngo namusengere n'ubwo naje ndisengera ariko n'itegeko ryatanzwe n'Imana amaboko y'abayobozi ari umugisha bagusengeye ariko ndikini baba bakoze imbere y'Imana kandi nawe bakigukoreye nukuri ijambo ry'Imana turyigereho kandi tumere neza tumenye ko ibyo dukora byose tuzagubwa neza ko imana yacu izadutunga niko muri Yesaya 3 no kwishima ngo muvuge neza mubitangaze n'abatebezi babimenye ko bazagubwa neza kubera imirimo bakoze izatugusha neza n'ubundi na kera na kare no mu mirimo y'iwacu wari umukozi yagubwaga neza utari umukozi yagubwaga neza urwo rwagerageza rugasonza rugasuzugurika
rukagira igisebo rukagira umugayo yewe no kurukura nk'umugeni ukumva n'ipfunwe isuku kwa kanaka imyifatire yabo nuko batakoraga ariko urwo rw'imfura rwakoraga rugatunganya byose babagomba gutora niba abana batafite amasura niyo bameze gute kuko urugo ngo bakoze ari urugo rutunganye ryarira ngo nirangirane rigenda rivuga ibyanyu dukore kuko ibiri abari munsi yacu bose baduhanze amaso bitwawe gutegeka harimo no kubigaburira harimo no kubireba biduhanze amaso ineza yacu ikenewe n'abantu benshi cyane ikenewe n'ibintu byinshi mu buryo bwose butandukanye umwe n'ubundi kubunyababwiye imana yo mu ijuru biheze ubwije ku ijambo ry'Imana twese tusangire naje urivuze amena